Hello, everyone, hello. This is SGA and I'm back with this new video. So if you are new here, welcome, and if you are not, also welcome. Mbere yuko nkomeza nyine kurigira iyi video, ndashaka nyine bashimire ukuntu mujya munkurikirana munsupport-inga. It means a lot and I appreciate. Ikindi kandi nshaka kubasaba inshuti zanjye n'umuryango wanjye, ndashaka kubasaba ngo mujye mu watching ama ads azajya bari ku ma video yanjye. Please do not skip them. I know it's boring, but just do it for me, you know. So ikindi kandi ndabashimira kuba nyine mukomeza kunsupportinga muri byose. Ndabashimiye cyane, murakoze kandi mugacika intege, reka dukomezanye muri uru rugendo. So video y'uyu munsi iri interesting, very interesting. Gusa mbere yuko nyitangira reka mbanze nshimire umuntu wantumye ubutumwa ndetse akamara igitekerezo cyo kuza nyine kubaganiriza aya magambo, kuko aya magambo arakomeye cyane kandi ndazi neza yuko hari benshi bari buyigiremo, hopefully. Baya wa muntu we, ndazi neza ko uze kureba iyi video, so thank you so much, kuko ndazi neza ko ibintu biraza gufasha benshi ndetse nanjye bimfasha. So mfite amagambo ngiye gusoma ahangaha, ni ubutumwa nahawe gusa bifite akamaro cyane, so please ubyumve neza yakurikirane. nari kureba nyine abandi bantu tuyaganiraho, ariko nabonye byababwira yuko nyasoma njye nyine kugira ngo byumvikane cyane. So let's get into it. Iyi video yerekeye ku bintu nyine by'inshuti. Inshuti wakagombye kugira, inshuti wakagombye kuvana mu buzima bwawe, nangwa se nimba wanaba wenyine, nimba yaguha amahoro mu mutima, kugira mbese nyine ugira inshuti zitaguha amahoro mu mutima, ukifatira umwanzuro w'ukuntu wabana n'inshuti zawe cyangwa se wazikaring off. So let's get into it. Title iravuga ngo ubushuti ni iki? Ubushuti ni igihe uba ufite umuntu mu buzima bwawe ukubanira, ukumva uzakwitaho mu gihe cy'umubabaro, uzagutega amatwi nubwo waba uzi ko ntacyo wabikoraho, gusa akakumva. Hari igihe nyine mu buzima ujya ugira nk'inshuti, noneho waba ufite ikibazo cyo kuyibwira, ukayibwira noneho ukumva mbese inshuti yawe let's say wenda ibintu bibaye too much, wenda ntabwo afite igisubizo cyo kugusubiza ako kanya, not because adashaka gusubiza, ariko mbese kubera ko wenda bimubanye byinshi. Icyo gihe natagira icyo akubwira wenda cyaguhumuriza, ari inshuti yawe, ntukamurakarire umufate ukuna, cyangwa se ngo utekereze ko atitaye ku byo uvuga, ahubwo uzamushime no kuba yakubaye iruhande akakumva, ntube wenyine muri icyo kibazo. Iyindi ngingo iravuga ngo noneho inshuti wakwirinda kugira. Inshuti zakubwira ibya mugenzi we. Mu by'ukuri iyo si inshuti, kuko nta mahirwe wakagombye kumuha, kuko sinzi uko wakwizera ko ibyo umubwiye we atazabibwira abandi, cyane ku bakobwa. Tugira inshuti kandi dukunda kuvuga, ugasanga ufite inshuti yakubwiye amaganya, ibyamubabaje mu buzima bwahise, wahura n'undi mukobwa mugahararana, ugasanga umubwiye ibyo mugenzi wawe yakubwiye. Iyi ngeso reka mvuga dukunda kuyigira. Ugasanga wenda ndaje nkubwiye ibintu byanjye, mbikubwiye nkwizeye nk'inshuti, maze urabyumvishije pe, ungiriye n'inama, uranyihanganishije and all that, maze twamara gutandukana ako kanya, wahura n'akakanaka kubera ko mfite inshuti nawe ufite izindi nshuti. So tukimara gutandukana ako kanya, wahura na ya nshuti yawe, wenda tujya turavugana, ugatangira kumva, ugatangira kumubwira ibintu byumaze kukubwira, ndetse murahuye wenda utishimye, akakubaza se kanaka kubera ko utishimye byagenze gute, ukabaza nyine wenda waca kurura, akabati yameze neza nyine. Of course inshuti yawe irakomeza kukubaza se urabizi ndakuzi umeze neza utanameze neza, so what's going on? Ugatuvuga sa nyine urumva nandumwe na kanaka ambwira ibi n'ibi mu by'ukuri ndahangayitse, mu by'ukuri
nta burenganzira wari ufite bwo kugenda gushira business zanjye hanze, kuko nk'inshuti yawe nabikubwiye nkwizeye, nk'inshuti nizeye, none nawe uragiye ubibwiye mugenzi wawe nawe afite izindi nshuti. Mu by'ukuri iyi ngeso abakobwa turayifite, wenda ntabwo ari twese, sibyo? Don't come for me, wenda ntabwo ari twebwe twese nyine, ariko I know for sure most of us do this. So ibi bintu tujya dukora guys bizatuma dutakaza icyizere muri bagenzi bacu, bituma usanga benshi bahisemo kuba bonyine mu buzima bwabo bwa buri munsi, bizatubabaza kandi nabo ntabwo bizabashimisha. So nadushishikariza twese muri rusange yuko tumenya kubika ibanga. Ndabizi biragoye, ariko jya ukora mugenzi wawe ibyo wifuza kugirirwa, uko wifuza yuko wamubwira ibyawe nabivuge, ariko nawe ujye ubika ibyiwe, ujye ubika ibyawe. Aha nyine ntanasomye, none uwo muntu ukubwira ibyo ni gute wamubwira ibyawe? Wenda nawe muzatandukana, avuga ibyawe ku bandi, irinde uwo muntu si mwiza. So wa mugani, ni gute nzumva uraje umbwira ibintu bya mugenzi wawe ngo maze njye nkwizere kukubwira ibyanjye? Mu by'ukuri igihe uri gukora ibyo ngibyo urukumva impamvu yo gutuma nakwizera, kuko there is no way nakwizera kandi uje kumbwira ibyo ya mugenzi wawe, kandi nawe mugenzi wawe yabikubwiye akwizeye, ariko byose ugize ute? Uje kubishira hanze. Mu by'ukuri mugira kuvuga ibintu by'abandi, reka mbyite kuzimura, mugira kuzimura ibintu by'abandi. Ujye umenya yuko uri kubwira nawe ari umuntu kandi ko ari kumva, kandi azi neza yuko nawe ibyo wabibwiwe wizewe. Igihe uzaza kumbwira iby'abandi, uzamenya ko nanjye ndi kugutekereza, ndi kugutega amatwi, ndetse urukumva inzira pe yo kutakwizera nanjye, kuko there is no way waba uri kumbwira iby'abandi ngo njye numve ko utazagenda kuvuga ibyanjye. So mugire kuvuga ibintu by'abandi, please think, kuko nawe uri gucishwamo ijisho ryo kutizerwa, you know. So ikindi hano hakakomeza ngo, ikindi umuntu uza akakubwira ngo uriya muntu twari kumwe akuvugaho gutya, uwo muntu ubikubwira si mwiza habe na gato. Nkuko tubizi, kugira ngo ikiganiro kiryohe, nuko umwe avuga undi nawe akavuga, uko biri kose uwo muntu ntabwo aba yakuvuzeho undi yikiriza gusa. Rero ntitukizere umuntu uza kukubwira ibya mugenzi we, kuko nawe uba uri hanze, nuko utabizi. Ikindi kintu, something is in my eyes guys. Ibi bintu murabyumvishije? Maze rero ukabona umuntu araje gusha ari nguzi, ngo narindi kumwe na kanaka, ngo yambwiye ngo wakoze ibi n'ibi, agahera ku murongo pe ambwira ibyo kanaka yavuze, ibyo kanaka yavuzeho byose pe arabimbwiye, nta kibazo aje kubimbwira pe. My goodness, araje ati kanaka yamukuvuzeho gutya na gutya, ibiki n'ibiki. Aso kanaka yari ari kuvuga wenyine, aso kanaka yari akwiye kuvuga kisubiza, dore ko ndatuza abantu si turi shasha, nubwo kanaka arakumvuga kubera ko urwo skipinga wari kumusubiza. Kuko ndabizi neza ntabwo kanaka arakugira ngo nisubize, ngo ati Arine yaguze imyenda kuri sheni, ndazi neza ko ahita umaze ngo ikihe giciro, cyangwa se ngo byagenze gute. Nyine ni urugero nanze rwa hafi. Ndazi neza yuko uwo wari uri kumvuga wese nawe wari kujya wunganira kugira ngo wenda n'ikiganiro kiryohe. Hari abantu bari kuba ari inkuru nyine bakubwira ibintu bya mugenzi wabo, nuwo ngo kandi ari inshuti yabo akajya yunganira kugira ngo ikiganiro kiryohe, kuko there is no way umuntu ajya avuga ibintu ngo nisubize, maze rero ngo umuntu mbese akomeza avuge, kubera ko kugira ngo ikiganiro kibe interesting kiryohe bibasaba mwembi ngo mbese mushiramwe mujye muganira none ikiganiro gikomeze. So please ntukajya imbere yanjye ngo uze kumbwira ibyo kanaka yamvuzeho
gusiga ibyo bavuze, kuko nubisiga I know for sure you lying. Hari ibintu guskipinga, of course umva ndi umuntu utekereza, nuzo kwambwira ibyo kana kayavuze wotakuvuga ibyo wagiye uvuga, of course menye yuko ibyo uri kuvuga byose biri gupfusa, yego penda twumva, ariko se uzi ko nikimara kitari gutekereze yuko ko nawe hari ibyo yagiye wunganiramo. So uwo muntu rero naza kukubwira gutyo ibyo kana kayavuze, nushaka iyo umuntu bari kuvuga nuko amurenganye cyane, kuko ntago tuzi ibyo nawe ari kugenda uri kugira ute uri kumwunganira, urukumva, ahubwo ujye ushobora ubyigumanire bigira inzira, nimba uzi yuko utari bumbwire the whole story. Ntabwo ariko I'm pretty sure ntabwo umuntu yaza nkakubwira ngo murandike yanjye musubiza gutya, kuko abantu turi babi. Gusa nyine uwo muntu ntukamwizere, kuko nawe umva yagushira hanze. Iyi ni ingingo ya nyuma, iravuga ngo urukundo rw'inshuti ruraramba. No, urukundo rw'inshuti ruramba ni urukundo abantu biremeye bakarutera bakarufumbira rugakura. Kabiri, impano ihebuje izindi umuntu atanga ni igihe uwo muntu mushimire, umubwire ko wanyuzwe, warakoze ku mpano wampaye inshuti. Igihe ingingo ya nyuma iravuga ngo urukundo rw'inshuti ruramba ni urukundo abantu biremeye bakarutera bakarufumbira rugakura. Impano ihebuje izindi umuntu atanga ni igihe uwo muntu muhuje, mushimire, umubwire ko wanyuzwe, warakoze ku mpano wampaye y'ubushuti. So akope umva nshuti, wakoze kuma ikiganiro ko nanjye bitumye mboneraho icyo kuvuga. So nimba uzi yuko nangwa se nimba nzi yuko ibintu ngiye kubwira inshuti mugenzi wanjye bikomeye, mbese ku buryo binaramutse bigeze hanze byangiraho ingaruka, nangwa se warafite ikintu kindemereye cyane ku mutima, ndi kumva mbese nta kiguma njyenyine, nkumva mbese nkeneye umuntu wo kuganira. Nimba uzi yuko icyo kintu kiramutse kigeze hanze nta kibazo, yes kibwira umuntu, ariko nimba uzi yuko kizagushira hanze kikakwangiza wenda nk'ubuzima bwawe nawe kikakuza amahoro yawe mu mutima, umva nshuti, ganira n'Imana yawe uyibwire ibikubabaje, ibikuremere, ibikuzuye ku mutima, cyangwa se ushaka ahantu ubyandika, ariko ntukazabwe ati ngiye no kubwira n'umuntu tuvukana, kuko uwo muntu muvukana nawe ni umuntu, cyangwa se na inshuti yawe iri close. Keretse iyo nshuti yawe niba ntazi n'inshuti nayo igira, kuko nimba ifite izindi nshuti of course iragera nayo ibibwire, kuko uko byakuremereye ukumva utabyigumanira ku mutima wawe, nawe ni umuntu, hari igihe ubimubwire akumva mbese nawe biramurenze pe, wenda bikanamwangiriza mbese imbere mu mubiri wiwe, mu ntekerezo ziwe, akumva mbese nawe afite uwo ashaka kubibwira. So nimba uzi ko ikintu kiri bukure mbese kikuremere cyangwa se kiri bugere hanze kikakwangiriza ubuzima bwawe, ntukivuge, kuko icyakunaniye ntabwo kana kari uri gushobore. Bwira mugenzi wawe ikintu cyoroshe, unatekereza yuko unafata mbese impande ebyiri ugati nikigera hanze ntabwo kiri bumbabaze cyane, ariko nimba kiri bugere hanze kikambabaza, kimenyere baby, kimenyere, kuko n'uwo muntu uri kugerayo n'umuntu, nimba cyakunaniye hari nyine umuntu ahise kukubwira ibintu pe ukumva birakurenza umutima, mbese bibaye birebire cyane pe, ntabwo bikakwangiriza nk'uko mbese wenda byangije nyirabyo, akumva ko nawe nyine ari buruhuke umutima afite uwo abibwiye. So nimba uzi ko ibintu ari birebire bikomeye, please byimenyere, wihangane, ugende ubiganiriza Imana yawe, nangwa se ubyandike ahantu, cyangwa se cool down, ibanza wicare utuze, ubanza witekereze uvuga ati ibi bintu biri worth kugenda kubishyira hanze, kuko hagiye nyine umuntu wenda mbese akanya karimo kajya mbese akanya arimo kajya kamushaka kumva mbese nyine
yahita mbese ashira ibintu hanze. Ariko hari igihe ubanza wakwicara ugatekereza nyine ibyo ugiye kuvuga koko nimba wenda ari ngombwa kubishira hanze, ubundi ukaba wakwitekerezaho ugacinjinga mind yawe ntubivuge kandi ukora mu mutima wawe uraruhutse. Ariko hari n'igihe uzagenda ukabibwira nk'umuntu muvukana, wa muntu muvukana nawe afite inshuti, ndabizi pe nta kintu umuvandimwe, hari inshuti yakuruta umuvandimwe biterwa nuko mubanye, mu wese afite inyogo yiwe. Ariko nawe muvandimwe afite inshuti kandi nawe hari igihe mbese wenda arugenda akavuga ati wenda akeneye nk'umufasha kuri mugenzi we, nangwa se ndayabuze yabonye mbese wenda ibisubizo yaguhaye kuri icyo kibazo cyawe, nangwa se inama kugira zidahagije, ahagenda kugisha undi mugenzi we inama, nakavuga ati sister wanjye yambwiye gutya, nangwa se brother wanjye yambwiye gutya, musubije gutya numva mbese bidahagije bitewe nuko ikibazo cye cyari kingana, urukumva nawe ahise abishira hanze. So nimba ikintu ufite ku mutima wawe kikuremereye ari ibanga rinini, uzi yuko uramutse rigeze hanze ryagusenyera, nawe se wenda nyine ryagusenyera amahoro yo mu mutima, nawe se ubuzima bwawe, just keep it to yourself, talk to your God, uzabyandika ahandi hantu. Kuko abantu muri kino gihe kumandinga business yacu byaratunaniye, usigaye wumva mbese nk'iyo arimo kandi akambwiye ikintu, ufite iyindi nshuti hari igihe urumva ngo nayo ikeneye kubimenya, atari na ngombwa kuko yako ngo ari inshuti yawe ngo nawe akeneye kumenya ibiki n'ibiki. Just abantu rero natwe, sorry byabaye ikiganiro kinini ariko cyari icy'ingenzi. Abantu natwe nubwo mvuze ngo nyine ngo kubibika igihe byo bitugorana, ntabwo ari buri wese, hari abashobora kubibika n'abajya babishira hanze. Wa muntu we nangwa se ngewe, menya yuko bya bintu wabwiwe maze ukabivuga, menya yuko uri kwitakariza icyizere mu bantu, menya yuko kana akanamya ko wamushize hanze, ashobora kutazonga kubwire ko yabimenye ariko yakuriye icyizere, kandi I'm pretty sure nawe nyuma noticing the change, uzabona ko wa muntu atakikubwira ikumisa atakikwisanzura nkuko yakwisanzuragaho mbere, kandi niba ari umuntu uzi ubwenge uzahita umenya impamvu atakikwisanzuraho ukuntu yakwisanzuragaho mbere. So kuvuga ibintu by'abandi mu by'ukuri bitugabanyiriza icyizere, ukajya gusanga ubuze inshuti zose pe mu buzima bwawe, kandi murazi neza ko utagira inshuti ukuntu biryana mu buzima. Biraryana wenda ku bantu bafite inshuti bazi agaciro k'inshuti, no kuba batazifite wenda barazifuza, nangwa se niyo nzira basemo, buri wese afite inyogo yiwe yimenyera. Gusa nyine tujye tumenya gukontora iminwa yacu, kuko ibyo twavuze ntabwo tuba tukibigaruye, kandi nawe tuba twamaze kubibwira ntabwo baba bazabyibagira, kuko ukugutwi kumva vuba, n'uru rurimi ruvuga byinshi, n'ubu bwonko burabika pe, kandi akenshi rubika ibintu biri negative. Inshuti yanjye, muvandimwe wanjye, please tujye dukontora indimi zacu, dukontorera ibyo tuvuga, kuko aho tuvuga hose barabyumva, kandi ntabwo wagarura icyo wamaze kuvuga kuko kiba cyamaze kugenda already. Ni nk'uko utayora amazi wamaze kuyamena hasi kuko wamaze gusakara hose. Abantu bagiye umugani ngo amagara arasesekara nayorwa, wasanga mbivuze neza simbizi. So just ujye twiga kubika amabanga bagenzi bacu, tubane mu mahoro, tubane twizerana. Ikindi kandi tujye twibuka yuko kwizera umwana muntu bitanemewe no muri Bibiliya. Sindi kwiga ngo ni hehe handitswe ngo, ariko nyine haranditse ngo uwizera umwana muntu agira ute avumwe. So rero nimba wamwizeye, singiye ngo uvumwe pe, nimba wamwizeye igihe azashira ibintu byawe hanze, nawe ntukabare cyane kuko warabujijwe kwizera umwana w'umuntu, ariko nyamwaka kumva ntiyagize ute ntiyanze no kubona. Nimba waraburiwe kutizera ukabirengaho ugenda ukizera umwana w'umuntu, ubwo nyine ibyo uri bubonemo byose ubyakire ubyihanganire. Gusa nyine nimba hari umumerekeje yihangane, nyine ukuri nandi kuvuga ukuri kugomba gushirwa hanze. Reka twige gukontora iminwa yacu, twige kubika ibanga, dore nubwo byaba bikomeye twige kubika ibanga, ariko natwe tugenda kubwira abantu ibintu byacu, mbese nyine tuye tubabwira bitewe nuko tubazi, sibyo? Nimba uzi yuko ni inshuti yawe, ukaba uzi ko mfite izindi inshuti kandi wenda turi close cyane, n'izo nshuti zanjye nazo zifite izindi,
nimba uzi ko ikintu ugiye kumbwira please kigumane kinini, kuko ntago nzi yuko nanjye kitari bumbere kinini kugira ndi ugende ntari ugende kubwira undi muntu, cyangwa se nimba uzi ko ari wowe nshuti yonyine mfite iri close to me, feel free, kwako nimba ari wenyine mfite uri close to me, ntago nzagenda kubwira abantu bane tutari close. Wewe narengereye nibagiye kuvuga akantu. Hari abantu bataba banagamije no kuzimura ibyo babwiwe maze kanaka yaza kubabwira nk'ibyawo ukumva bakoresheje bya bintu nakubwiye ngo nk'urugero akora naho isi yagushira cyane, ukabona mbese wenda kana kari kumbwira ibintu bye kugira ngo muhumurize, ngo biranatsa gukoresha urugero rwo kanaka yambwiye ngo kugira ngo mwumvishe ko atari wenyine. Genda ukoresha amaverse muri Bibiliya arafasha arahumuriza. Bibiliya ntacyo yasize guys, Bibiliya ifite ibintu byose. Shaka amaverse yo kuri muri kumufasha, nawe ushaka intu dukote ako please do not use my ibintu byanjye for an example please. Nyine ndi kuvuga no muri rusange nanjye nishizemo ko nanjye ndi umuntu. Reka twisubireho natwe tumenye inshuti tugenderana nazo, tumenye abo tubwira kandi twitwika yuko nabo bafite inshuti bari bugende kubwira. So inshuti yanjye wantumye ibi bintu, nizere yuko ubutumwa mbusohoje neza. Ikindi kandi thank you for watching, hopefully you got this far. Make sure you subscribe, share, like and comment. Kandi feel free to say anything in the comment, feel free. Kandi nyine murakoze ku mwanya wanyu. Abahungu basinzi ko bino bintu bagiye babikora sinzi impamvu nabavuze yo gusa don't think bagiye babikora. Nimba mujya munabikora namwe nyine mwumvireho. Muramuke mwirirwe uteka barinde. Murakoze kureba, ndabakunda cyane. Remember, do not skip any ads, please. Thank you and have a great day. Bye.